umuntu ufite kwizera arahura mu ijuru yarangiza agacanira mu isi. Umuntu ufite kwizera arahura mu ijuru agacanira mu isi. Wabyumvise ibyo bikomeye cyane. Kwizera umva, kwizera ni ikintu gihambaye. Kwizera ni ikintu kidasanzwe. Kwizera ni igikorwa ukora wishikije ku Mana gusa. Nubwo nta tegeko namwe ryaba ari kurengera. Kwizera ni uguhaguruka ukagenda n'Imana itagaragara. Kwizera ni ukujya ahantu uhize umva ariho umugisha wawe ariko nta details amakuru ufite. Kwizera ni igikorwa umuntu akora yishingije ku Mana gusa. Bene icyo gikorwa Imana gishyigikira. Bene ubwo buzima Imana yabukunda. Kubaho wizeye. Gukora ibintu wizeye Imana. Utareba details, utapanga bye nkuko abandi bapanga. Utitaye kuri challenges uhura nazo. Ubwo buzima bwo kwizera Imana yabunezererwa. Shalom, turabashujaho muri hose. Imana ibagire neza, amahoro y'Imana abane namwe. Turagarutse kwirwa itaresho kubagezaho ijambo ry'Imana. Hano tubagezaho ijambo ry'Imana muri butandukanye, harimo inyigisho, harimo ijambo ry'ubuhanuzi ndetse n'ubuhamya bw'iby'Imana igenda ikorera abantu bumva ijambo bakaryizera. Ndi kumwe na Kangabo John. John umeze ute? Umeze neza pastor. Umeze neza. Arine umeze ute? Umeze neza. Tubazana ijambo rero yo kwizera. Kwizera ni ugufata risk. Kwizera ni ugufata risk. Umuntu dukurikiye hano nafata risk yo kwizera Imana, n'Imana izafata risk yo kubana nawe. Nufata risk yo kwizera Imana, n'Imana izafata risk yo kubana nawe. Dusome mu Baheburayo 11, Abaheburayo 11 umurongo wa 8, twumva icyo bavuga. Kwizera ni ugufata risk. Nufata risk yo kwizera Imana, n'Imana izafata risk yo kubana nawe. Akujya byumva Kanga? Kwizera ni ugufata risk. Nufata risk yo kwizera Imana, Imana izafata risk yo kubana nawe. Amen. Abaheburayo 11:8 twumve. Aravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa. Nuko agenda atazi yaje. Wabyumvise? Abaheburayo 11:8 ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yagombaga kuragwa. Ngo nuko agenda atazi yaje. Agenda atazi yaje Kanga. Agenda atazi yaje. Kwizera no gufata risk. Abraham yafashe risk yo kumvira Imana. Agenda ataza aho ajya. Ariko Imana yavuganye nawe. Agenda ataza aho ajya. Kwizera no gufata risk. Nufata risk yo kwizera Imana, Imana izafata risk yo kubana nawe. Kanga ngo kwizera wabyumvise niko kwatumye Abraham. Ubundi kubizera ba Kristo ntago tugenda tureba iyo tugiye, ahubwo tugenda kubera ko twumvisha iyo tugiye. Haleluya. Ngo ntago tugenda kubera ko tureba aho turimo kujya, ahubwo tugenda kubera ko twumva iyo tugiye. Amen. Wabyumvise rero Abraham nawe yumvise amwiba kugenda aragenda. Ntago yaraze ahagiye ariko yari yumvisha. Rero abizera ba Kristo ntago tuba tureba aho tugiye, ahubwo tugenda aho tugiye kubera ko turimo kumva. Yes, kwizera ni ukugenda kuko wumvise aho ugomba ariko atari kuhareba. Iyo ni risk rero. Iyo ni risk. Kwizera no gufata risk. Umuntu ukurikiye nitoza gufata risk yo kwizera Imana. Imana izafata risk yo kubana nawe. Ngo kwizera niho kwatumye Aburahamu yumvira Imana. Imuhamagariye kujyaho aho yaragiye kuragwa. Nuko agenda ataza aho ajya. Yaragiye Imana yamwe ngo najya aho agiye kuragwa. Azaherwa umugisha, azakomerera. Ariko aragenda yarahumvise. Ariko agenda atahaza. Ariko ntago yarahaza. Ibi birakomeye. Yarahumvise. Arahaguruka aragenda. Rero ntago tugenda ko kubera ko tuzi aho tugiye, ahubwo tugenda ko twahumvise kubera ko twahumvisha. Amina. Ni wumva ukizera uzabona ibyiza by'Imana ivugana nawe. Kwizera no gufata risk. Kwizera no kwijugunya. Ugenda utazi yujya. Kwizera no kwijugunya ukagenda utazi yujya. Wabyumvise? Abraham agize gute yarijugunya. Yaribibye. Amen. Kwizera no kwijugunya ukagenda utazi yujya. Ariko biba birakomeye no kwijugunya. Ibaze umuntu Imana imwe mu gihugu cya ahantu yavukiye, yakuriye, yashakiye, asaziye uko yashaka. Niho iwabo mbese. Ariko ahava aragenda kuko yumvise ngo Imana mujyanye niho agiye kuragwa, niho azabonera umugisha, niho azakomerera, niho azagukira, niho byose bizatunganira. Ngo ariko agenda ataza aho agiye. Yumvise ko
yumvishe turashaka ko abantu bumva kwizera cyari kumva abantu bumva icyo kwizera cyari imbaraga zo kumva yumvise ko hanagiye niho azaragwa yemera guta aho yakuriye aho yavukiye aho yashakiye aho afite imirima aho afite amafamu aho afite amazu arahareka ajya aho Imana imubwiye azaragwa umva aho ibyo dushaka si uko bidahari ahubwo dutegereza kubijyamo ari uko twabibonye kandi tuzabigeramo kubera ko twabyumvishe tukagenda ibyo dushaka si uko bidahari birahari ahubwo dutegereza kubijyamo ari uko tubireba ariko icyo Imana dushaka ni uko tugenda tutari twabibona kubera ko twabyumvishe gusa. Amen. Kwizera ufate dusubemo ari Abaheburayo 11 umuntu ashaka abantu bumva uburyo abantu bakora mu bagendera mu kwizera. Kuko abantu kuvugira mu kwizera ugasanga abantu reza kwizera ni ibiki. Ni Abrahamu yakoze. Imana ngo nagende niho azaragwa nibwo izamujyaneza ndetse icyanditswe icyano kiravuga inkuru imwe itangiro 12 abatazi basobanura abantu basoma bibiri batazi byari ariko Abaheburayo 11:8 umurongo urasobanura inkuru imwe itangiro 12 Abaheburayo 11 kwizera niko kwatumye kwizera kwatumye Abrahamu yumvira Imana kwizera gutuma twumvira kwizera gutuma twumvira Imana kwizera kwatumye Abrahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa hanyuma nuko agenda atazi yajya mbagwije ukuri akamunga gaherayo kanashimisha cyane agenda atazi yajya kwizera ngo yumvijwe ry'Imana avuga ngo ningenda Imana ntiri bunterera niribure yesirabana nanjye nuko nasobanukiye nuko nta detail mfite zaho ngiye nta details yari afite z'urugendo ariko yavuga ngo kanizera Imana ntabwo izantererana iyivuze ikanyumvira izabana nanjye iyo twizeye Imana natwe ubundi ibintu ni bibiri kwizera ntago gusigana no kumvira no kumvira ntibisigana no kwizera kwizera ntibisiga kumvira ntibisiga kwizera biragenda ni ibintu bibiri bigenda n'ubu bifite rero uzabona Imana kuko Imana ishaka umuntu yizera ariko nyuma yo kwizera hari ijambo ryitwa kumvira rero kumvira utizeye ntago wakumvira utizeye nta nubwo wakwizera utumviye kwizera no gufata riske nufata riske yo kwizera Imana nayo izafata riske yo kubana nawe kwizera ni igikorwa ukora wishingikije ku Mana gusa yonyine kwizera ni igikorwa ukora wishingikije ku Mana gusa Abrahamu yavuye iwabo agenda ari Imana gusa agendera ku makuru gusa ku makuru y'Imana gusa si inama y'abavandimwe si inama y'abagabo bagenzi be si inama y'umugore nta hantu yabisomye kwizera ni igikorwa ukora wishingikije ku Mana gusa kwizera ni igikorwa ukora wishingikije ku Mana gusa nubwo nta tegeko na rimwe ryaba ari gushyigikiye yego nubwo nta tegeko na rimwe ryari gushyigikiye nubwo nta support nimwe yabihari ariko ukagenda ukakora igikorwa ubupfa kuba wumviye Imana Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka hanyuma Uwiteka ngo nawe akagaruka akamubera ibyiringiro hari ikintu Imana yavuze kuri uwo muntu gitandukanye n'icy'abandi yaravuze ngo uwo nguwo azahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo gishorera imizi yacyo muri uwo mugezi ngo icyo giti ntabwo kizigera cyita ku mwaka wacanyemo amapfa ngo kizera imbuto mu gihe cyacyo reka mbabwize ukuri abantu bafite kwizera bazabaho mu gihe cy'abandi bazaba bafite ubuzima busa naho buburabuza abantu bafite kwizera babaho mu gihe abandi byabashobeye mu gihe abandi bakubita igihe ishusho yo kubaho mu gihe abandi babona gupfa igihe ishusho yo kubaho yabuze abizera baba bareba kubaho mu gihe ishusho yo kubaho yabuze igihe ishusho yo kubaho yabuze abafite kwizera baba bareba kubaho tuhaye Imana icyubahiro n'icyo mu gihe ishusho yo kubaho yabuze mu gihe ishusho yo kubaho yabuze umuntu ufite kwizera we ababona kubaho kwizera abareba kubaho mu gihe abandi babona urupfu abareba kubaho ufite kwizera ababona kubaho mu gihe abandi babona ibikuta abareba inzira mu gihe abandi babona inyanja itukura ababona mu inzira abareba inzira ababona kurumbya abareba kwezi ababona kwezi mu gihe abandi babona ubugumba abareba ababona kubyara uvuka kw'ibintu abareba mu gihe abandi babona kugumirwa abareba uvuka kw'ibintu Imana icyubahiro haleluya umuntu ufite kwizera abafite andi maso abafite andi matwi abafite undi mutima abafite kumva ijwi abafite amatwi y'ijwi ry'Imana umugabo umwe yavuze ko kwizera aravanga umuntu wizera acanira mu ijuru acanira ku isi
acanira mu ijuru nako arahura mu ijuru agacanira mu isi. Umuntu ufite kwizera arahura mu ijuru yarangiza agacanira mu isi. Umuntu ufite kwizera arahura mu ijuru agacanira mu isi. Wabyumvise ibyo bikomeye cyane. Kwizera ni ikintu gihambaye. Kwizera ni ikintu kidasanzwe. Kwizera ni igikorwa ukora wishikije ku Mana gusa. Nubwo nta tegeko namwe ryaba ari kurengera. Kwizera ni uguhaguruka ukagenda n'Imana itagaragara. Kwizera ni ukujya ahantu uhize umva ariho umugisha wawe ariko nta details zaho. Nta makuru ufite. Nta makuru y'amadetail. Icyo cy'abantu rero abantu bashaka ngo Imana ibahe amadetail. Everything. Kandi nta Imana iratanga detail. Imana ikubwira ikintu kimwe cyangwa bibiri. Kimwe cyonyine ukabyizera. Ukamara imyaka. Ubitegereje cyangwa se ugendana nabyo. Haleluya. Haleluya. Icyo gikorwa cyo kwizera gishingiye ku Mana. Bene icyo gikorwa Imana yishyigikira. Usomye neza izi nkuru byashoje Abraham. Imana ni sekuruza w'amahanga. Sekuruza w'amahanga, sekuruza w'abizera. N'ubu ngubu turi mu mugisha we. Turabuzukuza cyangwa buvivi bwe. Turabuzukuza be bukwizera. Kubera iki? Yarahagurutse ko igikorwa yumvira Imana. Atareba yumvira Imana itamuhaye detail. Kwizera abantu bizera babaho mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Nibyo twari turimo tuvuga abantu baba batandukanye. Nuhura n'umukobwa wizera azagusiga kandi umureba. Azagusiga kandi umureba. Kuko umuntu wizera hari igihe umurebera mu ishusho y'uyu munsi akirebera mu ishusho y'ejo. Ubundi umuntu wizera ntabwo yireba muri present, yirebera muri future. Ubundi abantu ukuntu bameze, abantu ukuntu bateye, abantu bareba muri yo bubiri. Icyambere abantu bireba ejo hashize muri past yabo. Inakunda kugira influence cyane ku buzima bw'abantu, usanga umuntu yiheba kubera ibyabaye ejo aho akomoka gutsindwa kwejo hashize. None undi muntu ukanyakanyamo kureba neza areba muri present uko ameze uyu munsi. Kandi byombi ni bicantege. Urebye uko umeze uyu munsi ni binyantege ngewe. Wewe ushaka kwiheba. Urebye ejo uko akomoka aho tuvuka aho twakubititse aho twababaye nabwo wakwiheba. Ariko mufite kwizera ntago areba past, ntago areba present, areba future, areba imbere. Nushakira umuntu mu kwizera w'uyu munsi akirebera ejo hazaza, azagusiga, uzategereza ngo azaseba, yirebe arimo uzategereza ko aseba uyu munsi. We yirebe igisebo cyagiye kare. Kwizera biratangaje abana biratangaje. Abaheburayo 10:16 mwumve ko kwizera impamvu ari ngombwa. Abaheburayo 10:16 aho twari turi hafi aho. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Mu magambo yumvikana yoroshye kumva. Umuntu wizera ni ubana n'Imana, ni unezeza Imana. Umuntu utizera ntibishoboka. Abaheburayo 10:16 umuntu utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Oya nta n'ikindi kintu dupfana n'Imana. Ni ibintu bibiri. Kwizera no kuyumva cyane. Nta kindi kintu dupfana n'Imana. Ntacyo ni ukuyizera. Imana itakubonyemo kuyizera, itakonyemo kuyumva. Ntacyo mamupfana. Nta kintu mamupfana. Umva rero kutizera bibuza abantu kubana n'Imana cyane. Ikindi gabure tunahereye dusuye no hasi. Imana nyigaragara. Oya tuyibona mu kwizera. Imana nyigaragara. Ikorwa ubugeni cyane nari nawe nayiciranye nanjye murandiye muziko marebo ko nambe nari nabareba. Ariko Imana iboneka n'amaso ifatika. Ibonekera mu kwizera. Imana kubatizera Imana ntiriho. Kubizera ariko Imana irahari. Hari abantu kuri isi babaye nk'aho Imana itariho. Bamwe banayihakana, public bakayihakana. Nta wabarenganya buri gihe. N'ubu bashobora kuba badukurikiye. Ariko twega abizera tuzi ko Imana ihari. Imana irahari. Tuzi ko iri kumwe natwe. Irahari kuvugana natwe. Imana irahari. Ibi biravugana n'abantu. Oya Imana irahari. Biravugana n'isi. Abafite kwizera, ku mufite kwizera Imana irahari. Ku mudafite kwizera Imana ntibaho. Ntagibaho. Kandi reka mbabwize ukuri, abantu bizera Imana bacingura ibikinze Satani yakinze mu myaka 10. Abantu bizera Imana bacingura ibikinze Satani yakinze mu myaka ya kera. Mu myaka ya kera umuntu umwe agahaguruka gusa mu munsi umwe gusa akavuga ngo ndizera ko Imana ejo izakora iki. Kubwo kwizera gusa Imana igagaruka mu ijuru igakora icyo kintu. Yego agiye kure. Sinzi ko hangaha ntabwo nzi wanyu ko aho mukomoka iwanyu. Ariko nkanjye nivuzeho n'abandi nzi tuganira.
bamwe tuvugira Imana nitwe bambere bavugira Imana mu muryango dukomokamo. Yego no kuvuga ngo twari twizeye Imana dukingura imiryango yo kuvuga Imana dukomoka mu gisekuru cya mbere nanjye nuko kwizera rero bituma unakingura imiryango yafunzwe imyaka myinshi inati zose zafunzwe na Satani iyo wizeye zirafunguka ngiye nkunda kuvuga ngo iyo umuntu yizeye yadukana ibintu bitabiwabo akabyadukana bikaza iyo wizeye Imana wadukana ibintu bitabiwabo bisha bitabiwabo iyo wizeye Imana gutoranya ubwo ikakuzamuka ngo ivugire kwizera Imana ni ikintu gikomeye cyane twadukana ibintu bishya ubarine yadukanye iwabo kuvuga iby'Imana ngo byadukanye nanjye bacu ngiye byadukanye kwizera rero bituma twadukana ibintu bishya mu iwacu haleluya ngo utizera ntibishoboka kwa anezeza Imana ntago yayinezeza kandi Imana ntago yakora itanezera ntago bishoboka utizana anezeza Imana kandi Imana ntakora itanezera nimba umuntu adakora aruka umuntu nimba ajya gukora aruko yanezerewe cyangwa umubyeyi akajya kugurira umwana w'ikintu runaka kubera ko yamunejeje hari ibyo tubona kubera ko ari inshingano ariko hari n'ibyo umuntu abona kubera ko yanejeje mugenzi we. Haleluya tunezeze Imana mu kwizera mu izina rya Yesu. Nimba unejeze Imana uzayikora irakora haleluya nasubira kwizera ni igikorwa umuntu akora yishingije ku Mana gusa bene icyo gikorwa Imana yishyigikira bene ubwo buzima Imana yabukunda kubaho wizeye gukora ibintu wizeye Imana utareba detaye utareba utapanga bye nkuko abandi bapanga utitaye kuri challenge uhura nazo ubwo buzima bwo kwizera Imana yabunezererwa Imana ishimirwa buzima nimba bashaka kubaza abantu bizeye bazabaze Daniel ajya mu rwobo rw'intare Imana yari yamubwiye ko izamukiza oya ntabwo yarimubwiye ariko yizera ko izamukiza ariko yizeraga ko izamukiza none gasubiremo Daniel yamubwiye rw'intare ntabwo Imana yari yamubwiye ko izamukiza ariko yizera ko Imana ariko yizeraga ko kandi Imana yamukijije kandi Imana yaramukijije akantu karakomeye Daniel ajya mu rwobo rw'intare ntabwo Imana yamubwiye ko izamukiza yizeraga ko izamukiza kandi no yizeye Imana yarabikoze icyo wizeye Imana igikora icyo wizeye Imana igikora si ngombwa kwivuga yaravuze Imana yaravuze mu ijambo ryayo abantu bagashaka ko Imana ibinjajwe abantu bagashaka ko Imana ibinjajwe ariko Imana yarahumetse Imana yaravuze ko izabana kugera ku mpera byose mu bibaho byose usiga sizagwana ntuzakorwa n'isoni ntabwo uzakorwa n'isoni yaravuze abantu bagashaka ko Imana ibinjajwe Daniel rero ajya kugenda ntabwo Imana yari yamubwiye ngo nugera mu rwobo ndagufasha ahubwo yizeye ijambo yavuze ngo nzabana nawe hanyuma arabibona tubwire abantu dukurikiye ikintu cyose wizera uzakibona mu izina rya Yesu injira wizera ikintu cyose umuntu yizera azakibona mu izina rya Yesu azakibona haleluya amina dusome mu Baheburayo aho ngaho kwizera se Abaheburayo 17 Abaheburayo 11 twakemo igice cya 10 cy'Abaheburayo we ku murongo wa mbere bavuga kwizera gusa abantu bashaka kumva kwizera mugiye mu Abaheburayo 11 guhera ku murongo wa mbere umanuke uzumva kwizera byacyo Abaheburayo 17 soma haravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka yes ubwo yageragezwaga Imana yagerageza Aburahamu imusaba Isaka kandi Isaka yavutse bari mu zabukuru Aburahamu afite imyaka 100 reka mvuge akantu katari kagenda pastor kataragenda ni ukuvuga ngo Aburahamu kwizera yarakugize ariko Imana yari itaragerageza kumvira kwa Aburahamu akantu murakumva Imana yari yamenye ko ayizera ariko step yo kumvira Imana Aburahamu Imana yari itaramenya ngo ashobora kuyumvira mu ijana ku ijana none mugerageze musaba umwana we burya yarije ku ngingo yo kumvira ubu rero tugeze ku ngingo yo kumvira ubwo twabonye ko kwizera kugena no kumvira bigenda no kumvira Aburahamu kwene no kwatumye Aburahamu atamba Isaka kandi uwo Isaka ni Imana yambwiye ngo ni uzakomokaho amahanga yose none aramutanze agiye kumutanga Imana igiye kugerageza kwizera yari yakubonye yashaka kureba kumvira ariko irashaka kureba kumvira kwawe kuzakingura imiryango y'isi amen kumvira kwawe
kuzagutambutsa ibyo satani yaguteze. Hari ibintu uzakizwa no kumvira. Yes, hari ibintu uzakizwa no kumvira. Hari ibintu uzakizwa no kumvira. Kandi kumvira kuzanwa no kwizera. No kwizera. Kwizera reka tumenye kumve yuko wakugize. Yes, ariko ukeneye kurenzaho kumvira kugira ngo ukingurirwe imiryango yari yarakinzwe. Amen. Abraham yafashe icyemezo cyo kumvira, cyo kwizera Imana no kuyumvira mu bisa n'ibidashoboka. Mu by'ukuri Abraham yataba yizeye Imana. Icyo gihe Imana imubwira ngo ajye gutamba Isaka. Ntabwo yari gutekereza akavuga ati none se Imana ko ariyo yambwiye ko ikambwira ko ari uzakomoka amahanga. None ibigenje irihindurije kandi irabihinduye. Imana se irihindura kwizera kurimo no kumvira. Reka nonyemvuga Abraham yafashe icyemezo cyo kwizera Imana mu bisa n'ibidashoboka, mu bisa n'ibisazi. Icyambe twabonye hano ku murongo wa 8 kugenda utazahugiye. Ibintu bimeze nk'ibisazi. Yes. Icya kabiri gutamba umwana wawe w'ikinege ubonye mu zabukuru kandi ariho amasezerano yose ashingiyeho. Yego. Ni ibisazi. Dore aho ngaho ni abantu benshi bananirirwa. Ni nk'ibisazi. Iyo bageze aho ngaho nk'ibisazi ibintu abantu benshi baraceceka. Umwana w'umuntu atari afite kwizera ntabwo yari yafatiye inanga Imana navangiwe cyane. Iyi ni shitani imbeshye. Abraham yari afite kumvira Imana. Abraham yafite kwizera gukomeye no kumvira Imana. Umuntu dukurikiye turamusabye yakira umwuka wo kwizera Imana kugira ngo anezeze Imana, kugira ngo agendane n'Imana, yinjiraho Imana izamuraga, yinjiraho agomba kuragwa. Ana bakukimenya iki aho umuntu wese aho umuntu ari siko yahaherwa umugisha. Aho umuntu ari siko yaharagwa. Igihe bisaba kuhava. Hari igihe bisaba ngo utere intambwe. Hari igihe bisaba ngo utere intambwe. Akazi twanakumvise. Hari abantu bizingira ahantu hamwe, akizingira ahantu hamwe. Kandi Imana ishaka gutera utambwe. Bakabura kwizera gutuma batera utambwe. Kuko bakeneza detail nyinshi, ibisobanuro byinshi. Kandi bakamufata risk. Abraham yafashe risk yo kuva ahantu yavukiye, yakuriye, afite ubutaka, afite amasambu, afite amatungo, afite umugore, afite abavandimwe. Kwizera no guhindura identicard. Nukwemera ugahindura. Ikirere wakoreragamo, igihugu wakoreragamo, umuryango wakoreragamo, ubuzima wakoreragamo, nuguhindura. Kwizera nuguhindura. Kwizera nukwemera guhindura. Kwizera nufata risk ukemera guhindura. Nukwemera kwambara ishati ihindurikize kandi uziko wayambaraga neza ikagaragara neza. Ariko wakizera ukayambara ihindurije, ariko kubera ko wizeye ko uko ihindurije ni kuko nguko Imana ishaka. Kwizera rero Abraham afashe risk yo kwizera Imana mu bisa n'ibisazi, mu bisa n'ibidashoboka. Ariko aho niho yaboneye Imana. Kanyemva ngo ufata risk yo kwizera Imana, ni Imana izafata risk yo kubana nawe. Bene dati Imana ntabwo yagushuka. Ntabwo Imana gite? Imana ntabwo yashuka umuntu. Ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana yadushuka. Iyo ikubwira ngo haguruka ugende kuko izimbere yahati. Izimbere uko bimeze. Haleluya. Iyo risk Abraham yafashe Imana yarayishimiye cyane. Imuhindura kuba sekuruza w'abizera bose. Amen. Twese abizera Imana. Aba blessed kuba dukomoka kuri Abraham. Neza. Amahanga muvuga bishaka atabishaka. Rero imyaka maze avuye mu isi n'ubu turacyamuvuga. N'ukwizera no kumvira Imana. Sekuruza abizera. Kwizera abizera. Emera wumvira Imana kandi wizera Imana wumvira Imana. Emera Imana nka Abraham. Yatumvira Imana ngave mu gihugu cyawe. Ntabwo yari kwaguka, ntabwo yari kugwira, ntabwo twari kubaduka. Nimba bashaka kubaza abizera bazabaze Sadrake na Meshake na Abednego. Bajya kujya muriro ntabwo Imana yababwiye ngo nzabakiza. Barize ngo ntabwo ari ngombwa ko bareme barabatse itadukiza, ariko twebwe tuzi ko ni nako bavuze yadukiza itadukiza, ariko ntabwo twakwemera, ntabwo turi buvangire, ntabwo turi burenze, turemera dufashe risk risk bafashe izera inshuti yawe bana n'Imana n'ufata risk yo kwizera Imana. Imana izabana nawe, Imana izagutabara, Imana izakurengera. Haleluya. Abantu batinya gufata risk. Kansoze mvuga gutya, nutinya gufata risk uzisanga ntacyo ugezeho. I know. Abraham yari gupfirwa hari agapfa n'ingu, ariko yagiye yemeye kumvira Imana, yinjira mu masezerano. Isaka
arumvira. Nutinya gufata risike uzisanga ntacyo ugezeho. Nutinya gutsindwa ntuzigera utsinda. Nutinya guhomba ntuzigera wunguka. Abantu niba utinya gufata risike udahomba ntuzigera wunguka. Niba utinya gufata risike udatsindwa ntuzigera utsinda. Nutinya gutsinda ntuzigera utsinda. Nutinya guhomba ntuzigera wunguka. Nutinya gufata risike uzisanga ntacyo ugezeho. Imana ibaha umugisha. Nkuko wo kwizerwa manuke mu izina rya Yesu. Mwizere kandi mwumvire Imana. Imana igumisha. John, Imana igumisha nawe Aline. Tubashije umugisha Imana ibarinde mu izina rya Yesu. Kwizera.